muhura ari uko mugiye kuryamana gusa, muhura ari uko mugiye kuryamana gusa, muhurira ari ahubwo akaba ashaka gukonsoma amabere ya nyina. Abashenzi n'undi ntabwo bahetse zahabu mu mugongo wabo cyangwa munoza. Yes, reka nongere nkusuze wakomeje gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Wakoze subscribe, ndagushimiye nawe utarayikora, ndagushimiye ko ugiye kuyikora kano kanya. Nkuko bisanzwe rero ni fani wowe ninde byandike muri commentaire. Kuri uyu munsi wa none rero gahunda ndagarutse ni kwa kuri. Reka baze babwire ibintu ngiye kuvuga ni ibintu byambayeho kandi cyane. Reka nibira abakobwa ibanga atazagira ubigwamo nawe nkuko nyine nanjye byambayeho. N'abakobwa mwe rero babwiza ukuri. Kuri iyi minsi ibintu bisigaye byarateye. Teretana n'umuhungu wenda urugero ntabwo bashaka gusohokana kujyane umugendane nubwo mubwira ati nigiye ufite amafaranga ntari tugende ngiye nshaka ko dutembera nkakugurira. Uwo mutipe nabyemera ukamugendana mukajyana ari ku manywa mukajyana wenda ahantu nyine ahantu hose ushaka mu nzira mubifiringa nk'abashiri. Uwo muhungu uzamukunde. Ikindi cya kabiri, umuhungu wowe nyine uzagerageze umubwira ati baby wenda ari ukuntu umubwira ati shaka ko dusohoka, then akakubwira wapi na amafaranga mfite. Of course ushobora kumwumva, ariko wowe bigerageze umubwira ati baby ngiye mfite amafaranga. Ndabizi abakobwa ntimujya mubura amafaranga, ntabwo tuyabura pe. Tuvugisha ukuri mani mukaze twiyemera cyangwa ngo dore ngo dukonsoma abajama bacu kandi natwe tuba dufite ibiceri mani. Umubwira ati ngewe ikintu gihari noneho ngewe nshaka ko kugusohokana cyangwa gutamo. Mwitegure ku munsi wa wenda yaruhutseho cyangwa se wenda igihe abonye akanya, mwitegure nko ku manywa mugendanye nyine wana nkuko nabasheri bagendana mu muhanda mugendane fresh wana. Uwo mutipe nakwemerera shumi yanjye, nakwemerera uzamuha amanota. Nukuri ko Imana uzaramuhemba uvuga ati kabisa nimba umukunda kuko byanyabye nyine uzi neza uko ushaka gukonfirma yuko atari wa wundi muhura ari uko mugiye kuryamana gusa, muhurira ariko muri mu rugo ku buryo atagira ahandi hantu akujyana. Nyine inshuti ze zitakubona nushaka kumusuzuma uzabikora mu ubwo buryo, kuko abenshi barabikora icyo maze kubona cyo. Ikindi cya kabiri sasa, umuhungu ntazigera kubeshya ngo ari kuvuga ngo n'umukobwa w'umushuti we, umushuti ari kumubwira ngo be ngo nkuzanire iki, yahize akakubwira ngo ni umushuti we. Kwa nini? Mabere ya nyina kama nayo yireke. Icyo ni ikigoryi Imana. Umuntu akubwira ngo uyu nguyu ngo ni inshuti yanjye, yahize akamubwira ngo muri siko nje gusura ngo nkuzanire iki ngo nkore iki ngo biki n'ibiki. Ibyo bintu ugasanga nyine akuzaniye iki mupanga iki. Yahize mukarikiranga abasheri, yahize usheri wawe ukamubwira ugasanga arakubwiye ngo be ngo uyu muntu ngo ni umushuti wanjye buraho ngo nta bintu birenze, kandi bari kuyikwandikira za be na za sweet ati na za sheri. Basi yanamubwira ati basi okay ngewe ngiye kuza cyangwa se ngiye kuza aho ngaho kureba cyangwa se aho arabari ntari bintu mbari inshuti yawe tuwe turi kumwe. Akakubwira ngo wapi ntabwo bikunda man baby mutekereza kabiri. Waye nyine bidakunda umuntu uko ari inshuti yiwe bisanzwe nkuko ari kubikubwira gute aza kumureba wewe nakwemereye ko muri kumwe, ntago ari fair yawe se. Ikindi mayibobo imbwa imyana zimbwa bigoryi bicucu muzafatara video akuva ko wazibika gusa atemera ko mupostinga ngo nyine ngo wumve uri proud y'umuntu runaka. Siyumve ko wamupostinga muri kumwe, siyumve ko wamupostinga byagenze gute, cyangwa se yashaka ko nyine washaka kumupostinga agashaka kubwira ngo umuposting uri wenyine ari wenyine nawe umuposting uri man baby. Reka mbibiri banga mwabakobwa hatazagira abashenzi babashuka. Izi nyana zayo zose niko ziteye. Iyo azi neza yuko afite batayo y'abashuti be cyangwa se abasheri biwe, ubusanga nyine ntago bashaka ko nyine ibyawe nawe bijya hanze, ntago bashaka ko bakumenya.
uri inbox bebe, ntabwo wajya public kuri we no. Muteza abantu afite isheni y'abakobwa atereta, wasanga ari n'undi wenyine atereta, ari wowe n'uwundi wenyine atereta kugira ngo dushake wa wundi wundi atereta bibenye. Mayibobo nizikabakanga ngo zirirwe zibabeshya. Umushenzi wose uzaba uteye gutyo wowe ngo uzamukatire. Umuntu ashaka ko musangira, mujya gusangira, gahunda zose abashaka ko zibera homo, muganirire homo, yewe muba muri kumwe homo, nigashaka no gukubitwa gakubitwe homo. Mana ya isumwa wa mukobwa, icyo gihe uzamenye yuko uri nka za silipa bajyana muri douche, aba badashaka ko banazigiza no ku muhanda. Seriously, umeze nka ya masume yandi bogana bakihanaguza bakasiga mu cyumba ubundi bagagenda. Ariko imyenda bajyanye bagiye kwambara bagiye mu kazi cyangwa se bajyanye basohokanye akaba ari yigenda, isume yasigaye bobo, isume yasigaye cyangwa se ipa zasigaye, inkweto nziza bakazigendana. Hele murasetsa mwabakobwa mwe murambibabwira mukanuka ngo ndindaya, nzajya mbivuga mu nyange. It's okay. Ibiri ndi kubabwira mbifitiye buhamya nabihagararaho. Rero reka mbabwize ukuri, izo ngegera zose kandi ikindi kintu kibitera mwabakobwa mwe rero bibibanga, uzarebe uyu muhungu atangiye kugutereta nta bintu byinshi muraciringa nyine ukemera ko muryamana, aho ngaho biba bipfuye. Shumi nushaka kuba ufite ikibuno kingana gute, ushaka kuba ufite inzobe imeze ite, ufite ubwiza bungana gute, icyo cyonyine wabanje gukora kumwemerera ko muryamana niryo kosa rya mbere. Nawe banza umukaraga umuzunguze atumutwe, ndabizi neza ko iyo batarabona icyo badushakaho, iyo batararyamana natwe ngo babone pusi zacu, ndabizi neza yuko bagomeza bakwiruka inyuma bakora ibyo ushaka byose. Ariko bamara kubibona, Shumi reka paza nkubwiza ukuri, azagenda ariko nawe wabanje kumuzunguza. Ndabizi ntabwo muzakundana kabiri gatatu ngo ureke kumuha, ariko igihe uzamuhera nawe yarabivunitse, yarabikoreye, yarabiruhiye ba mahero atuma mbatuka. Nukuri kw'Imana mwabakobwa mwihagarariho, ntabwo ari ko mama mutashaka gukora sex, ndabizi ko muzikunda cyane, ariko basi nimba uyishaka shaka wa muntu musanzwe mubikorana, uzi ko nabirenze, uzi ko atari ngombwa ngo mugendana atari na shere wawe ugende mubikore. Ariko iyo Marine iri kuza kwibwirisha ngo shaka ko tubana, ushaka ngo kuba boy girlfriend wanjye, ushaka kuba iki n'iki, ubanza umuzunguza tw'umutwe ku buryo uramugerageza ukabona ko ari seriye koko. Kandi ikindi mbabwire mutazabona ngo nuko amuzunguje ngo ageze aho ngaho ngo acubwenge. Shumi n'ubundi aragakubita yangiza hashame nk'iminsi akbisoho kabiri gatatu agahita yanduruka. We nabagira inama yo kutazayamubaha, ubundi mubaha iki, mwagiye mubareka izo nuza zikagenda. Tuye tuzibwiza ukuri bebe, mukazaye mugira isoni uzo kuvuga, ntimukazamwifata, nicyo gituma babamenyera. Umuntu utari proud yawe, umuntu utakwemera ko umupostinga, umuntu utagize ute kandi warapostinga, ntabwo nkunda ngo kwipostinga kandi nawe postinga. Unasetsa izo nzererezi mujye muzireka, ni nzererezi kandi ukazitonda kajya kugufungira ngo nabonye uri kuvugana runaka kandi nta natanagwana yewe na service nimwe wa mwaka ngo yigwe iyo nyana yazo ujye utayahozo. Mani ngenza yambabwiza ukuri bro, ikibyimbye kimeneke, ushaka kwiyahura zite muri yombi ntawe ninginga. Reka mbanze babwire mwabakobwa mwe n'umushaka mwihagarrereho, menye yuko nyine agaciro kanyu kari mu biganza byanyu. Kandi ikindi agaciro kanyu niyo mwijipo, nimutihesha agaciro ngo ijipo yanyu muyikomereho, ako kadudu kanyu mugakomereho. Daraho nibereye fani nzajya mbanda aho ngaho nicaye ndi kwisekera. Ibigoryi ugasanga byagiye kwirwa biguca inyuma bikavanaho ibirwara bitandukanye, yaje akabikwitirira. Umva Shumi yanjye ko mutazanyira hagowe uzanyiteza ubundi nahiza nkamubwiza ukuri. Marine Mayibobo kama nayo
gicucu utabwira ngo ndashonje ngo kikugaburire cyangwa ngo ufite ikibazo ngo kigugiye gukemurire, ahubwo akaba ashaka gukonsoma amabere ya nyina. Tujye tubabwiza ukuri Mana, ntimukazajye mubatinya. Abashenzi n'ubundi ntabwo bahetse zahabu mu mugongo wabo cyangwa munoza.